Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ivuga ko urubyiruko rukwiye kubyaza umusaruro imishinga yabo binyuze mu marushanwa rigenda ibashyiriraho, kandi inzego z'ibanze zigahagurukira gufasha urubyiruko mu kunoza imishinga yabo. Ibi byatangarijwe mu karere ka Musanze mu nteko rusange y'inama y'igihugu y'urubyiruko. Ibindi kuri inkuru turabyezwaho na Robert Byiringiro. Urubyiruko rwo mu karere ka Musanze rwahisemo gukora akazi ko kwakira abantu mu mahoteli, amaresitora n'utubari, ndetse n'abandi biyemeje gutangiza imishinga y'ubugeni n'ubukorikori, ubukanishi n'ubwubatsi. Bavuga ko bageze kure biteza imbere mu rwego rwo guhangana n'ubushomeri babikesha amahirwe bagenda bashyirirwaho na leta. Nkora ubugeni ariko bushingiye ku byo nakwita visual art. Ubugeni bushingiye gukora ibihangano bijyanye n'amarangi, ariko cyane cyane twe tukibanda mu gushanya inyamaswa mu buryo bwo kuba twavuga inkuru y'inyamaswa ariko tubinyujije mu buryo bwo gushushanya. Kubera ko nta kazi twagiraga, byashobokaga ko dushobora no kujya mu ngeso mbi, kubera ko hari ibyo twabaga dukeneye tudafitiye amafaranga cyangwa se tudafitiye ubushobozi, bishobora no kudushora mu ngeso mbi kugira ngo tubone ubwo buzima. Ariko kubera yuko leta yadufashije tukabona akazi, ubu twavuye hamwe twiteza imbere twigeza ahandi. Ikintu cya mbere nshimira leta, igitanga inkunga ku rubyiruko nkatwe. Nk'ubu navuye mu bushomeri, mfite akazi, mbasha gusevinga uburyo bwose bushobotse. Nk'urubyiruko aka kazi kadufitiye umumaro cyane. Twarenze kuba abantu batishoboye, uyu munsi turishoboye kubera aka kazi. Nubwo bimeze bityo, muri aka karere ka Musanze haracyagaragara urubyiruko rwugarijwe n'ubushomeri rukenewe kwitabwaho, nk'uko byatangarijwe mu nteko rusange y'inama y'igihugu y'urubyiruko yahuje urubyiruko 438 ruturutse mu mirenge 15 y'akarere ka Musanze. Umuyobozi wungirije w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Musanze, Twizeyimana Dorothée, avuga ko biyemeje guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri. Nk'abikorera tugira uruhare mu kugabanya ubushomeri dutanga akazi ku rubyiruko. Icyo rero twakwizeza leta ni ugukomeza gufatanya na leta guteza imbere abanyarwanda. Mu mwaka wa 2024-2025 muri Musanze habarurwa urubyiruko rurenga 120 batangije imishinga itandukanye ibafasha guhanga akazi no kwivana mu bukene. Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko buzakomeza guha amahirwe urubyiruko no kubahuza n'abafatanyabikorwa. Imibare iheruka ikigo cy'ibarushamibare mu Rwanda igaragaza ko mu gihugu igipimo cy'abadafite umurimo muri 2025 cyari kuri 12.4% kivuye kuri 15% muri 2024. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Tumatwishima Jeanne Paul Abdallah avuga ko kuba hagiye gutangira umwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027 urubyiruko rukwiye kubyaza umusaruro imishinga yabo binyuze mu marushanwa ya minisiteri igenda ibashyiriraho. Nk'ubu tugiye gutangira umwaka w'ingengo y'imari, imishinga yose dukora ni imishinga yamaze kuba imishinga ngarukamwaka. Tuvuge nka Youth Connect Awards, guhemba urubyiruko rufite imishinga iri mu dushya ariko imishinga iha n'abandi akazi. Tuba dusaba urubyiruko yuko rwitegura gushyiramo imishinga yabo, kuko umuntu aratsinda ku gishoro cye akiyongeraho miliyoni cyangwa akiyongeraho miliyoni 15. Icyo tuba dusaba ni uko abayobora inzego z'urubyiruko ku bigo byabo by'urubyiruko n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, guhera ku bayobozi b'uturere n'abayobozi b'uturere bungirije, bagomba gushishikariza urubyiruko rwabo bufite udushya ruhanga akazi kandi rugahangira n'abandi bakitabira aya marushanwa. Hanyuma n'urubyiruko narwo rwabona ko kazi rukagakora neza mu bunyangamugayo, muri serivisi nziza, bashyira umuntu wese baha serivisi ku isonga. Mu nteko rusange y'inama y'igihugu y'urubyiruko muri Musanze yabaye ifite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko umufatanyabikorwa ukomeye mu iterambere rirambye, urubyiruko twiyubake twubaka n'igihugu. Iyi nteko rusange ibaye mu gihe hirya no hino mu gihugu inzego z'urubyiruko zatowe ziri kugenda zigana ku musozo wa manda y'imyaka 5 bari baratorewe. Hishimiwe kandi ko urubyiruko rwo muri aka karere ka Musanze bakoze ibikorwa biteza imbere igihugu. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze. Urubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi ruvuga ko rutazatatira igihango rufitanye n'inkotanyi zabohoye igihugu, bikaba byarabahaye amahirwe yo gukurira mu gihugu gifite umutekano. Jeanne Twibanire mu nkuru irambuye.
umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda unyuze Gicumbi niwo inkotanyi zinjiriyeho ziza ku murindi wa Kaniga muri kano karere. Urugamba rwatangiriye ku mupaka wa Kagitumba ariko mu gihe kitari kinini urugamba rwahinduye umuvuno wari uyoboye ingabo atanga umurongo habaho gutera Gatuna ku mateka twagiye dukurikirana amaniro abari mu bihe bitandukanye turabikurikira. Urwo rugamba rero rwakomereje ku mupaka wa Gatuna nawe urafatwa. Bakaba baje rero kugira ngo barebe amateka y'igihugu cyacu uko cyari kimeze mbere, barebe naho gihagaze ubu ngubu. Urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye Gicumbi rusoreza i Kigali. Umurenge wa Munyagiro n'uwa Cyumba yombi iri mu bice byo ku mupaka aho inkotanyi zinjiriye. Urubyiruko ni bamwe mu bari mu itsinda rinini ry'abatuye Munyagiro na Cyumba bageze ku ngoro ibumbatiye amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse no kunamira inzirakarengane z'abatutsi ziruhukiye mu rwibutso rwa jenoside rwa Mutete ruri muri Gicumbi n'urwa Kigali ku Gisozi. Gusura aha hose birahura neza n'amateka y'inkotanyi zinjiriye mu karere kabo zigahagarika jenoside, uwo mutekano ugakomeza kugeza ubu. Ni igihango uyu musore Ndatimana Jean Dodier wo mu murenge wa Cyumba avuga ko urubyiruko rwo muri uyu murenge rudashobora gutatira. Ndi inkotanyi mu maraso no mu mubiri, dufitanye igihango cyo kurinda iby'inkotanyi senior cadres bagezeho, turahari kugira ngo tubirinde. Nicyo gihango gikomeye duharanira ko jenoside itazongera kuba ukundi nk'urubyiruko. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mbonyintwari Jean Marie Vianney avuga ko mu gusura inzibutso za jenoside n'ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside hari ukubaka Gicumbi itandukanye n'iyarimo abatije umurindi jenoside. Uburyo ubona uko tugenda abaturage bacu bagira umwanya wo gusura urwibutso runaka bakiga amateka, tukabigisha natwe umunsi ku wundi mu nteko z'abaturage ndetse n'ahandi duhura nabo, bigenda bidufasha kuba ingengabitekerezo igenda igabanuka, hanyuma abaturage bakamenya ko tugomba kumbatira ubumwe bwacu nk'abanyarwanda kandi binyuze mu kubigisha. Inkotanyi zageze i Gicumbi mu 1992 kugera mu 1994 ubwo zinjiraga muri Kigali zinyuze mu miyove nayo ya Gicumbi zambukana Ikinihira ya Rulindo zigiye gutabara abatutsi bari batangiye kwicwa. Theogene Twibanire Gicumbi. Abaganga bavura abana bavuga ko ikibazo cyo kwangirika k'ubwonko ari ikibazo gikomerera abana cyane. Ni ikibazo gishobora kubaho mu gihe umwana ari mu nda, mu gihe avuka cyangwa se nyuma yaho bitewe n'uburwayi bukomeye umwana yahuye nabwo. Ababyeyi bakaba basabwa kwitabira kwisuzumisha kenshi mu gihe batwite, ndetse n'abana bagize ibibazo byo kwangirika k'ubwonko ntibatereranwe. Inkuru irambuye yateguwe na Karine Umutoni afatanyije na Makombo Jean Marie. Mu muryango wa Nambajimana Clement na Nyandwi Clementine batuye mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye, mu bana batatu uyu muryango ufite, umwana wabo w'imfura w'umukobwa kuri ufite imyaka 11 yagize ikibazo cyo kwangirika k'ubwonko. Twagiye kwa muganga, mama we agiye kumubyara, turagenda tujya ku kigo nderabuzima, basa naho bahatinze bamwohereza ku Kabutare. Amwohereje ku Kabutare aza kuvuka yananiwe, noneho haciye akanya yonse rimwe ntabwo yigeze yongera konka, batabamushyira mu byuma. Noneho rero kwa muganga turahatinda, dushaka kuba twarahamaze hafi ukwezi. Kuri uyu muryango uvuga ko wagiye mu matsinda y'abandi babyeyi bafite abana bagize ikibazo cyo kwangirika k'ubwonko, aho bigishwa ibijyanye no gukorera ubugororangingo abana babo kugira ngo badahinamirana. Nyandwi Clementine kuri ubu twita umwana wabo wa 4 avuga ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose ababyeyi bagiye kubyara bakitabwaho hakiri kare. Aba bakubwira ati mu kanya gato urabyara, akandi kanya waburetse, umukandi kanya urabyara, nyine amasaha akaba yicuma, ni nako umwana arimo kunanirwa mu nda, bajya babona batabishoboye bagahita batwohereza aho babishoboye. Umuganga w'abana ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB Dr Kampire Christine avuga ko kwangirika k'ubwonko bw'umwana, ibyo bita cerebral palsy, ari ikibazo gishobora kubaho mu gihe ubwonko bugikura, ni ukuvuga umwana ari mu nda mu gihe avuka cyangwa se nyuma yaho bitewe n'impamvu z'ingenzi zikurikira. Umubyeyi akagira nka infection, hari infection ashobora kugira mu umwana akiri mu nda zikamugiraho ingaruka ku mikurire y'ubwonko. Twavuga nka syphilis, twavuga nka rubella, ni indwara, ni infection
akenshi ababyeyi bagira bikaba byakwangiza ubwonko. Umwana ashobora kugira stroke cyangwa se ubwonko ntibufate oxygene neza. Hari ibintu byinshi nka hypertension akiri mu nda, placenta ntibone oxygene neza, bityo ubwonko ntibukure neza. Muri cya gihe cyo kuvuka akenshi nuko umwana abura oxygene ari kuvuka. Nko ashobora kuvuka ananiwe, yatinze nko kubise wenda se, nk'abana bavuka batagejeje igihe, urumva ubwonko bwabo bukiri buto, buba buri risike yo kugira injari mu gihe buri gukura. Kuri ibyo hiyongeraho indwara nka mugiga, malariya y'igikatu n'izindi. Uko kwangirika k'ubwonko ngo bituma hari ibyo umwana wagize icyo kibazo adashobora gukora ugereranije n'abandi bana bo mu kigero cye. Bigaragazwa no kudakontorora imikaya, ingingo no kugenda. Kubona umwana w'amezi 2 ijosi rye ridakomeye, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko umwana iyo atangiye kugira nk'amezi 4 ukabona ijosi cyameze ntabwo rikomeye, ntabwo ari control, ni ikimenyetso mpuruza cyatuma aza kwivuza hakiri kare. Ni nko gutangira kwicara hagati y'amezi 5 n'atandatu, umwana kubera ko nyine ijosi rirakomeye aba ashaka kwicara. Umwana agejeje amezi 6 ataratekereza kwicara, byumvikana bamuteruye, nacyo ni ikimenyetso. Hari nko gukambakamba, umwana agejeje amezi 9 ataratangira gukambakamba, ni ikimenyetso cy'uko ashobora kuba afite ubwo burwayi. Hari nko kuba umwana ubona agagaye, afite umugaga ntuza mu ngingo, ni ikimenyetso cyangwa se yoroshye bidasanzwe, ahantu hose yijyana, capacité intellectuelle iri hasi, niho atabishobora. Hari abashobora kugira igicuri. Mushimimana Christine Nancy ukora ibijyanye n'ubugororangingo mu bitaro bya CHUB avuga ko uyu mwana wagize ikibazo cyo kwangirika ku bwonko yitaweho hakiri kare, hari ibishobora guhinduka mu bijyanye n'ubuzima bwe. Niho dukoresha tekinike zitandukanye, niho tumukoresha imyitozo kugira ngo duhere by'umwihariko ku ijosi, kuko bari abana iyo ijosi ritarakomera nta kindi kintu wamufasha. Ijosi ritarakomera ntiyabasha kwicara. Harimo benshi rero rwose bagera kuri level nziza, yaraje adahindukira, ijosi ridakora, ariko bakaba basha kugenda ndetse akabasha no kujya kwiga. Tumushishikariza ko ajya mu irerero, mu bafite amarerero, abashoboye bakaba babasha kujya kwiga. Ku ruhande rw'ababyeyi bafite abana bahuye n'ibyo bibazo, bavuga ko nubwo hari imbogamizi bahura nazo, bo n'abaganga bavuga ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu kubereka urukundo no kutabatererana. Umuryango urabaca nkuko bamwe babivuga, baturiya mwana wabyaye n'iby'iwanyu, n'amarozi, n'ibituruka aha. Haba hari imyumvire myinshi itandukanye, rimwe na rimwe n'abagabo bakabata. Icyo dukora rero iyo bageze ahangaha cyambere, urumva baba bahahuriye ari ababyeyi bahuje ikibazo. Byonyine kubona ko atari we wenyine muri societe ufite uwo mwana, ufite icyo kibazo cy'ubumuga, hari icyo bimwubaka. Ni ukwakira ko uwo mwana bamubyaye bakamwitaho nk'undi wese, kuko n'umwana nk'abandi si byizo ngorane aba yagira. Icyizere kirahari kuko aricara, arakambakamba, kandi ibyo byose nta na kimwe yarashoboye. Ntiyariraga, ariko byagiye biza gakeya, urumva icyizere hasigaye gutambuka gusa. Abaganga bavuga ko ubwonko bumaze iminota 5 butabona oxygene bwangirika. Ku isi muri rusange, abana bari hagati ya 2 na 4 mu bana bavuka baba bafite iki kibazo cya cerebral palsy. Gusuzumisha inda hakiri kare, kwitabwaho neza kwa muganga, kureba bimwe mu bimenyetso mpuruza mu gihe umwana arwaye, ngo ni bimwe mu byafasha kugabanya ibibazo bishobora kuba intandaro yo kwangirika ku bwonko bw'umwana. Karine Umutoni mu ntara y'Amajyepfo. Twerekeze mu karere ka Gatsibo, aho abatuye muri aka karere bishimira ibikorwa byo kwagura umuriro w'amashanyarazi bizabafasha kubona umuriro ufite ingufu zihagije. Ni ibikorwa biteganyijwe gukorwa mu gihe cy'umwaka n'igice. Inkuru irambuye tugezwaho na Maurice Ndayambaje. Mirenge yose uko ari 14 y'akarere ka Gatsibo, abakozi ba societe ishinzwe ingufu REG bari mu bikorwa byo gusimbuza imiyoboro y'amashanyarazi ikurwa ku muriro udafite ingufu zihagije ugashyirwa ku wisumbuye. Uyu muriro ufite ubushobozi bwo kwatsa moteri za rutura no gutuma abaturage bakoresha bimwe mu bikoresho bikenera ingufu zihagije z'umuriro. Kuba rero tutari dufite umuriro wa tirifazi, byahombyaga bamwe mu bashoboraga gushora imari
kuko nk'ubu ngubu ibyuma bya mure nta byahageraga, ariko ubwo tubonye tirifazi ni iterambere rije, ni ukuvuga ngo ari ibyo byuma byo kusya n'iki byose ibyo umuntu yashaka kuzana bikoresha umuriro ukomeye, umuntu yabizana nta kibazo. Urubyiruko rwo mu karere ka Gatsibo rukimara kubona aya mahirwe igihugu kirimo kurugezaho, narwo rwahigiye guhanga imishinga ikenera umuriro w'amashanyarazi ufite ingufu. Ni imishinga imwe n'imwe tugiye gukora tutajyaga dukora bitewe n'uko umuriro twari dufite urufite imbaraga nkeya. Hari imashini zisya, ubu bamwe bari butekereze no kuba bazana inganda hano, hari ukogosha ndetse n'indi mirimo iciriritse yakenera umuriro mu buryo buri rusange. Cyane cyane urabona ibintu byose n'ikoranabuhanga, kugira ngo nk'ubu nk'imashini nyinshi byinshi bajyaga kubyigira muri Kiramuruzi, hari kure yacu mu birometero nka 6, ubwo urumva babaga badindiye kugira ngo azave hano ajye kwigira rwera, kandi akabaye ibyisha byigira ahamwegereye hatagiye mu matransport. Urumva ni byiza rero, ikigaragara nuko tugiye guhindurirwa ubuzima. Mugabo Jackson uyobora REG ishami ry'akarere ka Gatsibo avuga ko mu mezi 18 hazacanirwa ingo nshya z'abaturage 38,000 uyu muriro ufite ingufu zihagije, abasanganywe udafite ingufu zihambaye nawe ukagurwa. Abashya bagera ku 32,000, ahubwo ni ukuvuga ngo n'abari basanzwe bakorera kuri monofaze bazabenefittingiraho, kuko urumva aho usanga abandi nabo bari basanzwe bakoreraho kuri monofaze. Irimo ibice bibiri, zakora amezi 18, iyo ngiyo hari n'indi roti ya kabiri nayo izakora amezi 18, ariko yo imaze amezi 4 gusa itangiye. Rimwe ifite amezi 18. Ibi bikorwa byose nibirangira mu mezi 18 muri aka karere kageze kuri 70.4% by'ingo zifite umuriro, kazagera kuri 90%. Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko hari imishinga yo gucanira ingo nshya mu gihugu 450, harimo ingo 400 bizafatira ku muyoboro mugari. Intego yo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage ku kigero c'100% bitarenze mu mwaka wa 2029. Uko bimeze ubu hari icyizere cyinshi, dore ko 2133 mu 2148 u Rwanda rufite twagejejwemo umuriro, bivuze ko utugari 15 gusa ariko tutaragerwamo n'umuriro w'amashanyarazi. Maurice Ndayambaje mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Rutsiro bibutse imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri iki gikorwa abaturage basabwe kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside kugira ngo Jenoside itazongera kubaho ukundi. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Aphrodis Muhire. Akarere ka Rutsiro kabarwamo imiryango 1138 yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Muri yo imiryango 370 niyo mu murenge wa Mukura, ari nawo uberamo igikorwa cyo kuyibuka buri mwaka. Mu kuyibuka kuri inshuro ya 32, Mukashema Leonira warokotse Jenoside ari we wenyine mu muryango w'abana 8 yavukanaga nabo, ndetse akaba yaranabuze benshi mu muryango we bazimye. Avuga ko abayobozi bariho icyo gihe bashyigikiye cyane icwa ry'Abatutsi, bituma Jenoside ikora ngukana ndengakamere muri aka gace. Abantu barenga 30 bazimye umuryango wanjye mvukamo, njye wasigaye ngenyine. Kuri papa twara abana 8 nsigara ngenyine. Kwa data wacu bara abana 7 habura n'umwe. Sogokuru yari afite abana 3, abuzukuru 7, nta n'umwe wahasigaye.